Yes, reka twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro ahantu hatandukanye mugiye muri aho bitameze neza n'ukwihangana. Twagarutse rero nanone mu makuru yacu y'imyidagaduro. Yes, inkuru dufite inkuru ebyiri zikomeye kandi ziri kugenda zitrendinga. Reka duhere ku nkuru ya mbere yacu yo kuri uyu munsi. Inkuru ya mbere hashize igihe navuga ko kitari gito cyane iby'umunyamakuru Yago ndetse na Phil Peter bikomeje kujya hanze kandi bikomeje gufata indi ntera bitewe n'amagambo bagiye baterana ndetse amabanga yabo akagenda ajya ku karubanda. Ntago turi buze kugaruka ku byabo byabaranze mu minsi yashize, ahubwo turi buze kugaruka ku kuntu Nyarwaya Yago Innocent Yago for cyangwa se Yago TV show yagaruye TV ye ku murongo. Hanyuma icyaje gutangaza abantu cyangwa se kiri ku mbuga nkoranyambaga muri aka kanya n'ukuntu uyu Yago yavuze yuko TV yagarutse, ariko uburyo abantu babyakiriyemo nibyo byaje gutangaza abantu. Kuri Twitter Yago yapostinze agira ati inkuru nziza, nyuma y'ibyumweru 2 n'igice hafi 3 Yago TV show yongeye gusubira ku murongo. Ndashimira itsinda ry'abasore 3 bakaburana ibyo twaregwaga byose kugeza cano igarutse. Ndashimira umuntu wese, ndashimira abantu mwese mwadusengeye cyane, ntacyo nabona mbitura, mwarakoze cyane. Iyi niyo text ku mugoroba yarayigiyeho ubwo Yago yashimiraga abamubaye hafi ubwo Yago TV show yari yarasubitswe. Ngira ngo murabizi neza ko hagiye hacaho ibintu byinshi bitandukanye nyuma yuko Phil Peter cyangwa se n'abakoresha YouTube cyane babisobanukiwemo baje kubona yuko Yago TV yari yayihidinze cyangwa se yari yayihishe, nyamara bihabanye no kuri yari yashyizeho avuga ko channel yari yahagaritswe. Bihabanye no kuri rero kwagiye hanze ukuri kwereka ukuri kwagiye kwanyako kwagiye hanze kwerekanye ko Yago yari yahishe iyi televiziyo. Abantu rero benshi bagiye bamunenga muri comment zo kuri Twitter, namwe muraza kujyaho murebe. Bamwe mu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga, urubuga nkoranyambaga rwa Twitter ndetse na Instagram n'izindi zitandukanye, benshi bagiye bakomantinga batanga ibitekerezo uko babonye ibintu. Bamwe bati Yago aririza, abandi bati Yago uri umwana wakoze ibyo utagombaga gukora. Harimo igitekerezo kimwe cyagiye kuri urukuta rwa Twitter aho umwe mu bakoresha urubuga rwa Twitter yatanze iki gitekerezo. Yagize ati sinzi impamvu ndi kubonamo uburyarya muri izi text za Yago cyangwa se muri izi nyandiko za Yago yashyize kuri inkuta ze zitandukanye, cyangwa se sinzi impamvu ndi kubona uburyarya muri ibi bintu byagiye hanze nyuma yuko Yago ashyize hanze ibyari byamubayeho mu minsi yashize. Nyamara mu by'ukuri koko mu bigaragara byo koko Yago hari aho yagiye atandukira cyane, cyangwa se bihabanye no kuri kwa nyako ko ari kuri hanze. Abantu benshi rero bagiye bamusabira ku Mana kandi binginga ngo TV ye igaruke. Ngira ngo nibyo koko hagiye hacaho inyandiko nyinshi za Yago aho yashinjaga abantu bamwe na bamwe kumugambanira kugira ngo YouTube channel ye ihagarare, ariko bitandukanye no kuri kwagiye kugaragara kuko umunyamakuru Phil Peter we yashyizeho kuri kwe hanze. We yerekanye yuko hari aka video kigeze gucaracara cyane ku mbuga nkoranyambaga k'abantu bakoreraga ubusambanyi muri piscine. Nyuma yaho rero ako ka video abantu benshi bagashyizeho YouTube channel yagiye bahagarika, ariko Yago we yaje gushyira ikinyoma hanze yuko YouTube channel ye yahagaritswe ngo n'abantu bamuripotinze cyangwa se bamutanze yuko ngo akoresha ama video y'urukozasoni. Nyuma yaho aza no kwihisha, ariko ari uri kubyikorera. Niko rero abantu benshi baje ku mbuga nkoranyambaga bakamwibasira bamutanga ibitekerezo bavuga bati ko asa nkaho nawe ari indyarya mu zindi. Amakuru yacu y'imyidagaduro reka tuyakomereze ku munyamideli uzwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu yabaye nyampinga wa MTN 2010 yitwa yibasiiweIBashabe. Inkuru ye iri hanze, abantu benshi mwakunze kubona amashusho menshi yagiye hanze, yashyizwe hanze uyu munsi ku isaha 4:57.
yibasiiweIBashabe umaze kubaka izina rikomeye mu bakoresha imbuga nkoranyambaga, akaba n'umwe mu nkumi zigaruriye imitima ya benshi kubera ikimero cye, ndetse akaba n'umunyamideli ukomeye. Yamurikiye abamukurikira inzu yujuje ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo muri kuyibona no mu mafoto yacu ari hano hanze. Uyu yibasiiweIBashabe rero yujuje inzu, ngira ngo muramuzi ko afite inzu y'imideli bita Kabash Fashion House. Uyu rero nkuko twabibabwiye, nawe yakaba yarabaye nyampinga wa MTN mwaka w'ibihumbi 2010. Abinyujije rero ku rukuta rwe rwa Instagram, yibasiiweIBashabe yagize ati: "Mana, nabikoze, nujuje inzu yanjye bwite." Nyuma yo kwishimira inzu ye, ngo yibasiiweIBashabe yashimiye sosiyete y'ubwubatsi yamufashije kuyubaka. Iyi nzu nshya rero ya yibasiiweIBashabe yubatse ku musozi wa Rebero, aha ni mu mujyi wa Kigali, aho ndetse n'umunyamideli asigaye atuye yibera muri iyi nzu. yibasiiweIBashabe rero muri iyi minsi azwi cyane kubera inzu icuruza imyenda yise Kabash Fashion House, twabigarutseho rero. Kuva icyo gihe Bashabe yatangiye ibikorwa by'ubucuruzi rero bitandukanye guhera muri uwo mwaka wa 2010. Kuva icyo gihe rero Bashabe yatangiye ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye kugeza muri 2013 ubwo yatangizaga inzu y'imideli yise Kabash Fashion House. Uyu rero yibasiiweIBashabe mu yandi makuru twabwira nuko yigeze kuvugwa yuko yaba ari mu rukundo n'umukinnyi w'umupira w'amaguru wa Liverpool w'umunya Senegal witwa Sadio Mane. Mu yandi makuru, umuhanzi yujuje aravugwa mu rukundo n'umudiaspora. Umuhanzikazi yujuje ngira ngo uyu nguyu azwi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yemeje ko ari mu rukundo n'umugabo ushobora kuba ari umunyamahanga. Ibi rero yujuje yabitangaje ubwo yari umutumirwa mu makuru ya Radio Rwanda. Muri iki kiganiro rero, mu makuru ya Radio Rwanda hari igihe kijya kigera bagatumira umuhanzi cyangwa se umuhanzi cyangwa se undi wari we wese. Mu kiganiro rero yagiranye na Radio Rwanda, yavuze yuko ari mu nzira y'urukundo n'umukunzi we mushya, atifuje kuvugaho byinshi. Ati: "Ndi mu nzira nziza y'urukundo kuko amahirwe y'urukundo sinayiyima." Aline yavuze ati: "Imana yampaye umutima mugari kandi nabwo yampaye umutima kandi nawo ugomba gukunda. Ndi muri relationship cyangwa se ndi mu rukundo kandi biranejeje, kandi numva yuko hamwe n'Imana ndacyanabisengera." Yavuze yuko igihe cyo kubishyira hanze neza nikigera azatangariza abakunzi be b'umuziki ndetse n'abakunzi be muri rusange ibyo uyu mukunzi we. Umunyamakuru rero muri Radio Rwanda witwa Uwimana Ferdinand yabajije yujuje icyo yabwira umukunzi we kuri radio ako kanya, maze agira ati: "Of course," cyangwa se aravuga ngo birumvikana ko ndamukunda, kandi yego rwose ndamukunda, kubera ko nashimye imibereho yanjye nawe, kandi nashimye n'uburyo twahuje nje nawe. Ntabwo yigeze yifuza kuvuga byinshi cyane we kuri bijyanye we n'umukunzi we. yujuje nta nubwo byibuza yifuje kuvuga n'igihugu aturukamo uyu mukunzi we, gusa yatangarije abakunzi be mu muziki ndetse n'abanyarwanda muri rusange yuko igihe cyanyacyo nikigera azamuvuga. yujuje rero amaze igihe kinini adasohora indirimbo, ariko yanatangarije abakunzi be ko mu minsi ya vuba azasohora indirimbo ye nshyashya. yujuje ni umwe mu bahanzikazi bamaze igihe kinini mu muziki nyarwanda, ariko w'iyobokamana cyangwa se wa gospel. Mukomeze rero kunogerwa n'ibiganiro byacu. Reka duhure ubutaha. Nge nitwa Kevin One and Only. Reka duhure ubutaha.